utangire twibwira n'icyo ukekwa. Nitwa Usarase Mohamed, ndakekwaho ubujura bukoresheje ikoranabuhanga. Gute wadusobanurira ni iki wakoze byatumye nagiye makinga ama Facebook n'ama Instagram cyane mwagiye mubyumva ku bahanzi ba hano mu Rwanda benshi bagenda bavuga ko amakawunti yabo agenda hakingwa. Bagenda nyakinga nyinjiramo, maze kuyinjiramo namara kuyifata nkavugana n'uwo muhanzi nkamuhamagara kuri telefone yanjye nkamubwira ko ari amafaranga agomba ko mutumvikanye nje nawe. Byabyanga hari hashize iminsi Amaji the Black n'umuhanzi nawe yaramaze iminsi kuri Instagram ye yapostinze ko hari umuhanzi uri muri Guma bafitanye ikibazo cy'amafaranga. Maze gufata Instagram ye downloading ifoto y'uwitwa Nizo muri Urban Boys, maze kudownloadinga iyi postinga kuri wall ya Amaji, ndavuga ngo wa muhanzi, ariko nayo natwa Instagram ye ndavuga ni wa muhanzi ufite amafaranga n'uyu nguyu. Amaji rero sizo umuntu wamweformye ko Instagram ye yabaye hacked, ndamuhamagara ndamubwira ngo nayitwaye, namubwira muri 200,000. Amaze kutayama nyine arambwira ngo nayafite ngo garaza kwifashisha ubundi buryo nawe yongera yisubirane, ndamubwira ngo sawa nyine good luck nuza kwisubirana nise. Nyuma bamaze kumubwira ari benshi ko yabaye hacked, aza kumumagara arambwira ngo afite 150,000. Muha nimero yanyohereza, arambwira ngo nimbe nukureye ibyo ngibyo nayo nashyizeho ibindi araza kubikora ko yarambwiye ngo agiye mu gitaramo, ayandi asigaye araza kuyamavuye mu gitaramo. Avuye yarananyihamagara ntabwo ari njye namuhamagaye, aranyohereza ayandi mbona musubiza ibyiwe nayo natwaye. Ubusanzwe bizi ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, wagize icyo gitekerezo gute cyo kugira ngo nyine winjire mu akawunti y'abantu, ubundi uhitamo umuntu winjirira muri akawunti ukurikije ikoranabuhanga? Ntabwo naryize ngo ndirangize, nagarukiye mu wa kane haza kubaho ikibazo cy'ubushobozi bukeya mbasha kudakomeza ishuri. Gusa numvaga mbikunze, nibyo nabikoraga ngerageza, ni ibintu nkora numva mbikunze, gusa akabura ubushobozi bwo kuba nakwiga ndagize akora ibindi byiza bitari binyuze muri izo nzira. Ninde wundi wenda waba warahakinze ntibagufate usibye Amaji the Black? Ntabwo ari wenyine, hagiye abahanzi benshi mwagiye mubumva mu Rwanda. Hari Arti ukora kuri Kiss FM, Rukumani Nzeyimana ukora kuri RTV, Urban Boys yose, Jim Polly, Bruce Melody, ni benshi nibuka. Byatangiye mu mwaka washize. Ukora wenyine cyangwa nandi njyenyine n'ibyanjye njyenyine? Uhitamo ute nyine umuntu wo guhakinga kugira ngo nguye? Hari abantu nyine baba bari fame mu Rwanda, bazwi mu Rwanda, abahanzi. Amafaranga umaze gukuramo nangahe? Ntabwo namenye keretse yateyanyije yose. Cyeka ko ari kangahe gereranyije? Na miliyoni 3. Ubikorera iwawe mu rugo cyangwa ujya muri siperi cyangwa bafite Sometimes when afite internet ushobora internet muri telefone ushobora no gukoresha siperi. Ishobora gufata uburyo bw'iki ngiki? Oya, ntabwo ari yambere. Yazo bari kazindara. Ni akabiri. Oya, ubigenza ute? Tubwire wenda kugira ngo twebwe ubonye ugiye guhakinga umuntu runaka, dusobanurire bigenda kuba biti, bikorwa biti, kuko arashobora kubyumva bakumva ko ari ibintu byoroshye. Bikorwa biti kugira ngo bashe kubona na password bikorwa biti bisobanura ukuntu nabigenzaga. Ubundi iyo ufite indangamuntu cyangwa passport cyangwa ni carte y'akazi y'umuntu runaka, kuko nayibonaga nari mfite ari umuntu nari narinjiye muri account nganira n'undi muntu mu Bwongereza, ariko umuntu nari ntabwo arazi ko ari njye aganira nanjye. Musaba nimero yo gukoresha kuri WhatsApp, amanimero ya UK, turavugana nyishyira muri telefone, ndamubwira nti sasa nuza kubona confirmation code zo bajya bohereza kuri nimero ukoresheje, ndamubwira zo kuzinsubiza kuri Facebook zishyiremo nzajya nyikoresha. Abo bahanzi namwandikira nkabwira hari ikiraka UK
dushobora gukorana akambwira yego nkambwira ndetse ufite passport akambwira ndayifite nyuma tukaza kugera kuri process nkambwira ndashaka gushakira visa ukazaza hano kuririmba yamara kumbwira ngo yego nkambwira ndetse afatora passport cyangwa indangamuntu kugira ngo tuze kudufasha kubona visa byihuse byarangira iyo mfite passport niyo ishobora kumfasha kwinjira muri account cyangwa indangamuntu udafite ibyo ntabwo byakunda udafite ibya n'ibindi bya application hari n'ayandi ma IP address confirm mu mashini ariko bikunda ku mashini nkabona password wagiye ukoresha zose guhera igihe watangiye gukoresha Facebook n'inshuro ugenda uhindura byose nawe uvuga ngo uko turi hano twese ubonye ama ID yacu watwinjira upfa kubukoresha Facebook byakunda ibyo wabikoraga wiyita umwongereza cyangwa wabikoraga uri nk'umunyarwanda kuri WhatsApp nabaga ndi umwongereza nyine hanyuma wafashwe gute noneho kugira ngo ufashwe byagenze kuri ino nshuro hari umuntu nakinze wo muri sinzi ashobora kuba ari uwo muri federasiyo ya rugby mwakinze nsanga hari umuntu bavugana gutyo nyine ariko nirinda kumwandikira nanjye ataragira mbanza kureba conversation yagiranye n'uwo ngo nibyo bavugana ndareba maze kumwandikira barimo bapanga hari turno izabera mu Rwanda 23 na 24 z'ukwezi ya rugby maze kumwandikira turaganira uwo muzungu ashobora kuba ari we wari gusponsoriza iyo turno nyine niwe washakaga accommodation z'abana amakipe azaza kwitabira irushanwa aho bazarara n'ibyo bazagira so turavugana rero ubu ngo nari nahakinze ntabwo ari yaba notifyinze ko yabaye hacked kuri Facebook n'ama Instagram yiwe byose ninjye nari mbifite turaganira tugera kuri sije y'amafaranga tugeze kuri sije y'amafaranga arambwira ngo usanga accommodation yahinduze ni nkangahe njye tuvugana $2,000 by'amadolari abanza ama avance $1,000 kuri Western ariko njye kubera ko nta byangombwa nari mfite nkoresha umuntu nawe mubeshye kara yanjye nyine mukoresha mubeshye njye nta byangombwa nari mfite nta birangamuntu n'ikate z'ishuri ziba zararangiye zarabaye ndamubeshye nabwira nimfasha nkoresha amazina yawe oya nayakoresheje ntanabimubwiye ndabwira njye nkoresha iryo zina ry'uwo muntu bayohereza amafaranga kuri Western bamaze kohereza uwo muntu yaje gufungura indi account nyuma za kuvugana n'uwo muzungu naramubwira ko abaye hacked nibwo yaje kumuha information zose Minisiteri y'ikoranabuhanga yigeze kuvuga ko ishobora kwifashisha abantu nkamwe mu gukora ibintu byo guhakinga abandi bantu kugira ngo irwanye abashobora gukora ibindi bikorwa hashobora kuba n'ibikorwa by'iterabwoba ese ni ibintu byoroshye ko ushobora kumenya umuntu runaka ko ari guhakinga undi birashoboka ubwo bushobozi urabufite bwo kuba wabasha kumenya ko umuntu ari kumhakinga birashoboka cyane igihe umuntu yinjiye muri account yawe ushobora kubona notification yaba yataranegiramo aba yanaccessinze cyangwa yaba anarebye ifoto yawe byose nishobora guhita ubimenya ni gute rero tubwire ni gute umuntu yamenye yuko ari kubahaka cyangwa umuntu ari kugerageza kumuhakinga hanyuma tubwire nuko abantu babyirinda urareba iyo ufunguye Facebook cyangwa Instagram hari username Facebook isigarana waba wabuze access kuri email yawe cyangwa nimero wakoresheje cyangwa n'ibindi bintu waba warakoresheje utabasha kubona vuba iriya username ubundi nayo irafasha mu guhakinga irafasha ubundi hari ukuntu biba byiza yihidinze cyangwa ugahidinga information zawe zose ziri kuri Facebook cyangwa ahandi hantu muri settings n'ama privacy biba biri mu ngaho ubwo buryo bwonyine bwo kubyirinda nibwo buryo bwonyine bwo kubyirinda igihe umuntu agiye kuyakinga ntabwo ashobora kuboneka nta kigaragara uracyari mutoya natubwiye ko wacikirije ishuri ntabwo muri uko guhakinga kose wibona ujya utekereza no kuba wazamura amashuri yawe ngo ugirire akamaro igihugu ibyo ndabitekereza cyane ariko ubushobozi nibwo buba ikibazo mvuga mu muryango ukennye nibyo mbona n'ingihe nshobora kubyishakaho bwanjye nyine nyuze muri ubwo buryo butari bwiza ufite imyaka ingahe 21 uravugira hano muri Kigali ubu ntabwo navukiye Kigali Burasirazuba nkaba ntuye mu karere ka Ngoma
umurenge wa Kibungo. Ubu ndi hano muri ribu ku mpamvu zo gufungwa ku kibazo cy'uyu mwana. Ni umwana warezwe iwanjye. Umwana tuza kumara igihe kirekire tutabonana, ariko akaba yarigeze kugeraho kesi gatoya y'ibintu nk'ibi ngibi, atwereka ko yabivuyemo, ariko aza no kwimuka bya gisore ntitwongera kubonana. Ejo bundi ku itariki 4 arampamagara ndi mu kazi, arambwira muzehe mfasha, twakoresheje amazina yawe kubera nta byangombwa mfite, umfashe aya mafaranga hanyuma uyarotire. Bampana nimero ya konti, mva muri banke iyo bita urwego, maze kuyarotira kuri Western, hanyuma bampa nimero ya konti yo mu ntuze muri Populaire, ndagenda nyabashyiriraho. Yari amadolari nk'uko yabibabwiye, yahakinze amadolari 1000, hagiye wongeraho ari amadolari 943 ngira ngo n'ibice nka 72. Maze kubimbwira iby'amafaranga sinigeze mbitekerezaho, kumva ko amafaranga nk'aya ashobora kuza wenda ari amajurano, nubwo hari iyindi kesi yigeze kugwamo akibi wanjye. Mbaho mu kazi, nyuma yaho nko ku itariki 26 nibwo abakozi b'urwego rwa ribu baciye kuri executive w'akagari bampamagaye, kubera hari n'indi mirimo twari twabyutse dukorana n'ubuyobozi bw'akagari. Ngenda ngiye kubareba, aho bambwiye mbasanga baramfata bati urwego rw'ubugenzacyaha twabashakaga, hari ibintu uri kuregwa. Gihe naje mfatwa nkaho ari gihe wibye ko yakoresheje izina ryanjye bayohereza amafaranga. Ukibona ayo mafaranga ntabwo wagize amakenga cyane ko atari ubwa mbere wumva yaravuye mu kosa? Hari kuri we kuba adafite ibyangombwa, ariko icyo gihe yambwiye ngo hari undi muntu basigaye babana agira ngo bafashe, wari urwaye uri mu bitaro, avuga ngo amafaranga bayohereje mu izina ryanjye ariko ari ayunguwe, kuko bana nimero ya konte uretse wenda kuba muri dosiye hano bitari hano bugufi, ariko iyo nimero ya konti irahari, na nyira amafaranga yarayashyikiriye ribiza gusanga uwo nayashyikirije kuri iyo nimero ya konti, kuko sinari namuzi. Amafaranga nawe uriya yaciye inyuma arayamwambura yose uko yakabaye. Baje gusanga we anarengana, nawe n'umwana mutoya, n'umwana mutoya iwabo bakoreshereje konte, afite nk'imyaka nka 19, aza kwiba konte ye, uko nakayashyizeho amaze kumenya ko yagezeho, nawe aramwataka amafaranga, baragenda bayakuraho ayatwara yose. Maze gufatwa, nyuma yaho nibwo naje guhura nawe, duhura numva nta n'ikindi cyifuzo cyo no kubonana nawe, na hano mu buyobozi twaraganiriye bihagije. Ndambwira iyo ubona ubuzima nk'ubu ngubu urimo nta kintu bikumariye, kandi no kuvuga ngo uracyari mutoya, n'amashuri uretse wenda ubwo bushobozi bucya bwagiye bubamo, nagerageje no gushaka ahandi hantu yari yaragiye ngo ndebe ko byibura nk'uyu mwaka bakozemo bino nunavaho umuntu yashaka kuba yavuye mu ishuri yiga mu wa 5, hasigaye igihembwe kimwe, ahantu bita kuri doctrine hano Ndera. Ndavuga ni bazamushakishe nanone twongere ture niba twamugarura mu buzima busanzwe, akiga byibura yabona imanite, akazirwariza kuzashaka uburyo yiga kaminuza. Nta yandi makuru menshi. Umugore wanjye avukana na mama we, ariko no muri famiye iwabo bari bamaze igihe kirekire ntawe umubona. Noneho ngaho ugira inama wenda ababyeyi, tugiye kuri umubyeyi wenda ashobora kuba babona abana bafite imyitwarire imeze nk'iyo. Ku ruhare rwanjye hari inama nk'ebyiri cyangwa 3 nshobora gutanga. Iya mbere ni ku babyeyi, kuganiriza abana cyane. Abana turi kubareka akabahugiye no muri ikoranabuhanga, ahanini ugasanga bibereye no mu ikoranabuhanga ritabafitiye akamaro. Mara bari kuganira ibintu bidasobanutse, cyangwa abandi bahugiye muri izi nzira zo gushaka uwo biba. Nk'ibi ngibi basobanura itangazamakuru ugiye n'ubwa mbere mbyumvishe, kandi tumaze iminsi dufunze kumwe.
ababyeyi baganiriza abana babereke yuko bagomba kurya ibyo bakoreye. Icyo ni icya mbere. Urubyiruko rumenye ngo rugomba gufata ibyarwo bavunikiye kugira ngo babashe gutera imbere. Iyo atavunitse ngo akorere ibye, ingaruka za mbere ni nk'izi za Muhammed kuba ahagaze hano imbere y'itangazamakuru, ni nk'izi zigera no ku babyeyi babareze. Rimwe na rimwe ugasanga abandi nabo barumuna babo cyangwa na bene wabo babiguyemo kubera ko badafite ababakurikirana. Icya kabiri, ntabwo ibi bintu wenda nkamwe bitangazamakuru ho murabimenyereye, ntabwo biri mu rubyiruko gusa. Tubyumva amanywa nijoro, abahakazi, abanyamakuru baribwa, ariko noneho dufite igihugu kigenda cyubaka inzego zabo mu buryo busobanutse, ku buryo nk'iminsi nk'ingahe tumaranye na RIB, wenda ibiri inyuma y'igihugu byo ntabwo namenye uko bakora na Interpol n'icya, ariko hano mu gihugu nta muntu ushobora gukoreramo ikosa ngo ribure kugaragara. Ushobora kurikora bwa mbere ariko ntabwo byageza ku nshuro ya kabiri RIB mutarahura ngo ibone kuri mu cyaha. Hari benshi duhuriramo hano n'abayobozi, kandi kiretse nta muntu uri hejuru y'amategeko. Inama ya gatatu rero, namwe abanyamakuru, rimwe na rimwe mujye mushakisha no mu binyamakuru byanyu uburyo abana nk'aba ngaba b'urubyiruko mu gihe bataragwa mu byaha kimwe n'ababiguyemo, mwashakisha inzira, nimba ari inzira zo gusoma, nimba ari inzira z'ibiganiro muzakoresha, murebe ko hari ikintu wenda mwahindura, kuko urubyiruko abenshi ntabwo byoroshye. Njyewe ncuruza ubuconco mu isoko, ibintu bijyanye n'imbuto n'imboga. Ye nitwa Mbabazi Modeste, ndi umuvugizi w'agateganyo w'urwego rw'ubugenzacyaha. Nk'uko mwabikurikiye muhereye kuri bariya banyabyaha bamaze kubaganira uburyo ibyo bakora babikora, ni ibyaha bimaze iminsi bikorwa. Ni ibyaha tutakiriye uyu munsi gusa, twagiye tubona ibirego bitandukanye, amadosiye arakorwa, abantu barafatwa. Nyirango uriya musore witwa Muhammed ababwiye yuko atari ubwa mbere afatiwe muri iki cyaha. Ni kuva rero ibyo ngibyo bimaze kugaragara kuriya, byari bimaze kuba byinshi, ndetse hari n'abandi baturage batuhamagara batubwira yuko umuntu yabahamagaye babwira yuko batsindiye ibihembo runaka, akababwira ngo mbere yuko ayo mafaranga yabona ngo nabanza ashyira amafaranga kuri mobile money, akamuha nimero ye bwite ngo kugira ngo akunde abone ayo kuri SMS bamwohereje amubwira ngo yatsindiye amafaranga kandi atari byo koko. Ubwo bwambuzi bushukana bwari bumaze kuba bwinshi. Ari iyo mpamvu twifuje yuko tubwira abanyarwanda yuko ibi byaha biriho, bagomba kushakisha uburyo bwose bushoboka bwo kubyirinda, bahereye ku buryo bari abanyabyaha babaganiriye bababwiye. Nk'aba bakoresha social media cyane cyane Facebook, Instagram, nkuko Muhammed amaze kubibabwira, yabwiye yuko igihe cyose yinjiye muri Facebook y'umuntu cyangwa muri Instagram ye, ahita abona notification igaragaza yuko binjiye muri account ye. Twabasabaga yuko buri muntu uzayabona iyo notification igaragaza yuko ari umuntu winjiye muri account ye, yahita amenyekanisha vuba vuba kugira ngo bishobore gukurikiranwa, kubera yuko hano mu bigenzacyaha dufite ubushobozi, dufite ibikoresho bishobora guhita bidufasha kumenya ngo ibyo bintu bikozwe bite, bikorewe bikozwe nande. Hari service ibishinzwe ya cyber crimes ikurikirana ibyo byaha. Twifuza yuko buri muntu wese abimenya kandi agatabaza igihe cyose abonye icyo kibazo. Ikindi dushaka kubwira abanyarwanda nuko muri bo ubwabo ari bariya biba, nubwo amaze kuba benshi, nabibwa muri bo ubwabo basa n'ababatiza umurindi mu buryo bwo kudakurikirana account zabo. Barazifite, barazifungwa, ariko ntibazikoresha, ntibanakurikirana bizikorerwaho. Akazayibona nka nyuma y'iminsi 3 n'itanu ari uko hari umuhamagara amubwira ati amafaranga nohereje ko utampa igisubizo cyayo.
akabona ubukanguka akajya gushakisha umuntu wamwibye, bityo akabona kumenyesha yuko yibwe kandi hashize igihe n'amafaranga yarariwe. Murebye bariya biba ntabwo bakora bonyine, hari abahanga mu by'ikoranabuhanga ariko bafite n'abandi bakorana nabo, kuko niyo akubwiye ngo nyohereza amafaranga ayohereza ku yindi account kugira ngo we atagaragara. Bariya rero nabo baba bafatanya nabo kujya kubikuza amafaranga haba ku mabanka kuri Western Union, haba kuri mobile money, kuko akenshi bakoresha mobile money, bakoresha account zindi z'abandi bantu, bakaba ari bo babazana ayo mafaranga kubera yuko baba biziranyeho nabo bakayagabana. Abo nabo n'abafatanya cyaha bagenzi babo. Ibyo rero nabo tukaba dusaba yuko abantu bakwirinda ibi byaha, kuko bazi neza yuko bamaze kubona yuko byahagurukiwe, biriho birakurikiranwa. Ari ubitekereza wese uyu munsi, ari n'ubitekereza ejo, aziba babiri ariko wa gatatu ntabwo azamwibaza yafatanwa. Tukaba dusaba rero dukangurira abanyarwanda gushishoza, bakareba abo bantu babahamagara bababwira ngo watsindiye amafaranga, ikibanza cyawe twagikunze, turi Airtel se cyangwa turi MTN, turabakozi ba MTN cyangwa abakozi ba Airtel, banza ushyira amafaranga 500 kuri mobile money yo kugura mazutu, kubera yuko ikibanza cyawe turakigura amafaranga menshi. Umuntu akatwarwa nayo mafaranga bamubwiye bari umugurira ikibanza, agafata yarafite akayaboherereza kandi bataranabonana. Abantu bagiye batekereza yuko nuwo bariho bavugana yifuje kubanza kubonana nawe bakaganira ibyo bavugana, batabivonye kuri telefone cyangwa ku bundi buryo bwa social media, byagira icyo bimara, akanamenya niba n'uwo muntu barigiye kugura cyangwa bariho bakorana icyo gikorwa ari umuntu nyawe koko cyangwa ari umujura. Ikindi ngira ngo abantu bose bamaze kubona yuko ibintu biriho, kandi uburyo butandukanye bwo kubyirinda tumaze kubugaragaza, kandi ibi byaha ni ibyaha bifite ibihano biremereye, ni ibyaha bifite ibihano biri kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7 y'igifungo, n'ihazabu kuva kuri miliyoni kugeza kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ibyo rero ntekereza yuko ibyo bihano atari bito ku muntu wakoze icyaha nk'iki. Nkangurira abantu kubyirinda kugira ngo bitabageraho izo ngaruka. Murakoze. Barinjira muri account z'abantu ku giti cyabo, kandi ibyo nabyo biriho birakurikirana ku buryo bidashobora guteza ikibazo ku mutekano w'igihugu. Umutekano w'igihugu ufite ukurinzwe birenze ibyo. Mpamya neza yuko bidashobora kugira icyo bihungabanya ku mutekano w'igihugu, ahubwo bishobora gutera ikibazo ku mutekano w'ubukungu, kubera yuko bihungabanya umutungo w'abantu, imibereho y'abantu. Umuntu wamara kumwiba akatindahara kubera yuko yatanze amafaranga atashishoje. Umunsi yashize raporo yagaragaje ko Rwanda ruza mu bihugu bihakirwa cyane ku isi. Hari ingamba zihariye mugeze mu gufatwa cyangwa se? Ntekereza ko iyo raporo itavuye muri iki kigo, ku buryo twarakoze ubwo bushakashatsi hanyuma ngo tubabwire n'igikurikiraho. Iyo tubari twebwe twabitangaje twari kubabwira ko ntabwo ngewe nayikurikiranye ngo nyimenye, ariko iyo ari twe twabitangaje twari kubabwira n'ingamba ziriho zikorwa, zirimo n'izi ngizi zo gukurikirana abanyabyaha, kuko igihe cyose tumenya amakuru icyaha kirakurikiranwa. Ari nayo mpamvu turiho dusaba abanyarwanda yuko buri muntu wese ugize icyo amenya, buri muntu wese ubonye notification y'umuntu winjiye muri account ye, buri muntu wese uhamagawe akavuga ati abwirwa yuko hari ihembo yatsindiye muri tombora runaka kandi atarigeze akiniyo tombora, barayokwiye guhita bamenyekanisha abo bantu bariho bahamagara kugira ngo bakurikiranwe. Ntabwo mufite ubushobozi bwo kumenya wenda mbere yuko biba ubu biri mu process mukaba mwabimenya? Ibyo byaha bikorerwa abantu, ntabwo rero wabimenya nta makuru wahawe ngo umenye ngo hari umuntu bagiye guhakinga cyangwa hari umuntu bagiye kuba mu buryo ubu n'ubu. Ntabwo twaba turota. Kugeza ubu ibirego mwakira bingana iki, noneho mu gihe umuntu agiye gukorerwa ibyo byaha yabamenyesha ati? Nakubwira ngo bingana iki, umbaje ngo kuva mu gihe kingana iki, nabwo mbaje kureba statistics ko zingana, ariko ndakubwira yuko iki cyaha atari cya mbere. Mwigeze kugira igihe mwumvaga dutangaza tukiri mu rwego rw'ubugenzacyaha rwakoraga muri polisi, aho bahakingaga abayobozi bagahakinga abantu runaka. Ntabwo iki cyaha ari ubwa mbere tugishyize mu itangazamakuru. Ni ibyaha biriho
bigaragara kenshi kandi izo kese zirahari kandi dushobora kuzibona ngira ngo buri kwezi kese nk'izi ziragaragara. Simvuze ngo izi hakinga Facebook cyangwa Instagram, ariko no mu bundi buryo bw'itumanaho binjira muri account z'abantu cyangwa bakiba abantu muri ubwo buryo. Abantu bashaka kumva bino yagize impungenge yuko bashobora kwinjira muri account ye, ubwo yaba agize iyo yaba ari ingamba ya mbere kumenya n'uburyo yirinda. Noneho akantu kose abonye kinjiye kuri account ye agashishoza akareba, na wa wundi bagirana ibiganiro akabanza akamenya ese koko uwo nkorana nawe ibiganiro yaba ari we, ese kuki n'ibiganiro bagirana usanga bifite uburyo buri avance, uburyo buri accéléré bwihuta cyane, kuko ku muntu musanzwe muganira umenya n'uburyo muganira. Duhereye nko kuri iyi kese y'uyu musore wahakinze uwitwa Freddy Davis, n'umugabo w'umwongereza uba mu birwa bya Wales, ukora umufatanyabikorwa na association ya rugby mu Rwanda. Yinjiye muri account y'umugabo witwa Kamanda, niwe ni inshuti ye, n'umuntu bakorana umufasha muri iyo mirimo. Arangije yigira Kamanda, atangira kuvugana nawe amubwira ibigendanye n'imikino bakorana. Nyuma amusaba kwinjira mu mafaranga nk'uko yabibabwiye, amuha amafaranga yo kubukingira abakozi. Baganiraga nk'abantu basanzwe baziranye. Rero nka Kamanda kiriya gihe yabonye iriya notification yahita bivugira icyo gihe nariya mafaranga yari gufatwa amafaranga atarayatwara, kubera yuko ari iriya code ya Western Union yari yatanze, nayo twari kuyitangira hakiri kare, n'uri ugiye kuyafata ntayabone. Ugereranyije ibyaha biri ku ruhe rugero cyangwa se wenda abanyabyaha abakeka y'ibyaha bifata? Ntabwo ari runini cyane, kuko ukurikije ibindi byaha tubona, niba nkubwiye ngo dushobora kubona icyaha kimwe nk'iki mu kwezi 2, hari ibindi byinshi birenze ibyo ukurikije statistics z'ibyo tubona. Abantu nk'abakobwa barabahanga nta kuntu mwajye mubakaza. Twe tugira imirimo itandukanye, tugira imirimo y'ubugenzacyaha, kandi ntekereza yuko bari yarabahanga mu ikoranabuhanga ritarebana n'imirimo dukora, hari abandi babishinzwe bashobora kuzabikurikirana.